Uraho muvandimwe ni Hagenimana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya ni umwanya mwiza aho tugiye kubagezaho ubutumwa bwiza. Ni bwa butumwa umenyereye tukugezaho Almost Home Ministries dufatanyije na The Last Call Messages. Ubu ni ubutumwa twiyemeje kujya tukugezaho kuko tuzi ko ari ngombwa ko tukugezaho, tuzi ko ubukeneye kandi tuzi yuko ari ubutumwa buzagufasha kugira ngo utunganye imibereho yawe, yaba iya hano ku isi ndetse n'urugendo rwawe rujya mu ijuru. Ushobora kuba uri umukristo cyangwa se ukaba utari umukristo, ushobora kuba ufite ibyo uhanganye nabyo mu buzima bigiye bitandukanye, hanyuma biciye muri ubu butumwa tukugezaho ukaba ushobora kubona igisubizo kuri kimwe mu ibyo bibazo cyangwa se byose ugenda uhura nabyo mu buzima bwawe bwa hano ku isi ndetse n'ubuzima bwawe bw'iteka ryose, aho twe nk'abizera abakristo twizera yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bwiza bw'iteka ryose twateguriye mu bwami bw'Imana. Muri uku kwezi rero dufite ingingo ivuga ngo imibereho y'abari muri Kristo Yesu. Hari igihe ujya witegereza ukuntu biyita abakristo babayeho, ukashidikanya cyangwa se ukibaza ku mibereho mu by'ukuri umuntu witwa ko ari umukristo yagombye kubaho. Umunsi umwe umusore w'umukristo yaganiraga n'abasore bagenzi be, ababwira ko mu buzima bwe atarakora icyaha cy'ubusambanyi. Umusore afite imyaka nka 21. Abasore bagenzi be baratangaye, baramubaza ntabwo urakora icyaha cy'ubusambanyi? Aje avuga ati ntabwo icyo cyaha ndagikora. Birabatungura, birabatangaza, kandi niba wumvise neza abo basore nabo bari abakristo, bari abantu basengana nawe, ariko batunguwe no kumva ko icyaha cy'ubusambanyi ataragikora mu gihe abandi bagikora, bagenzi be bagikora, mu gihe abandi basore bangana nawe bakora icyo cyaha. Ibyo rero bikagutera kwibaza ngo imibereho ya gikristo ikenewe ni iyihe? Ese ubundi ubukristo bwabwo bumaze iki niba ntacyo buhindura ku mibereho y'umuntu mu buryo busanzwe? Ibyo ni ibintu tugiye kurebaho, turebe muri Bibiliya, ese Bibiliya hari ikivuga ku mibereho umuntu agomba kugira mu gihe abaye umukristo? Ibyo nibyo bintu tugiye kureba kandi twibaze, kubera yuko iyo umuntu abaye umukristo bisa nkaho atekerezwa ko hari imibereho yagombye kubaho. Uzabirebe, hari nubwo ujya nko kuvuga ubutumwa ugahura n'abantu bakakubwira ngo none se kuri kutubwiriza ubutumwa bene wanyu musengana sibo dusangira inzoga, bene wanyu musengana sibo tubona bakoye abakobwa muri ghetto n'ibindi byose. Muri make ku bantu bitwa ko batanasenga batekereza ko umuntu usenga, umuntu uba mu bintu by'iyobokamana, hari imibereho yagombye kubaho itandukanye n'uko bo babayeho. Ibyo rero nibyo tugiye kureba, niba hari fondasiyo cyangwa se umusingi bifite mu Byanditswe Byera. Ese umukristo agomba kubaho gute? Hari abakristo bizera ko Yesu Kristo ku musaraba yarangije byose, kandi ko amategeko y'Imana batayashobora, ko iby'Imana basaba birenze ubushobozi bwabo, bityo ko amaraso ya Yesu Kristo asibanganya ibibi byose bashobora kuba barakoze cyangwa se bazakora. Yes, amaraso ya Yesu Kristo akuraho ibyaha byose byahise, ariko se akuraho n'ibyaha ushobora gukora uyu munsi kandi udafite n'ubushake bwo kubireka, udafite n'ubushake bwo kubizibukira. Icyo nicyo tugiye kureba muri Bibiliya. Dusomye isomo tubone muri Zaburi igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza wa 6, haranditswe ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Aya magambo dusomye ubwayo arasa nk'ashwikuriza babandi bibwira ko bashobora kuba mu bukristo kandi nanone bakikomereza imibereho yabo. Hano havuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nk'uko mwabyumvishe muri iri somo, harimo abo Bibiliya iri kwita abeza cyangwa se abakiranutsi n'ababi, kandi harimo izindi inzira ebyiri, hari inzira y'ababi, hari n'inzira y'abeza. Inzira y'ababi irajyana mu kurimbuka, mu inzira y'abeza ikajyana mu bugingo buhoraho. Ariko hano bavuze ngo hahirwa ugira umugisha n'udakurikiza inzira y'iki, ni inzira y'ababi. None se ni iyihe mibereho mu by'ukuri ijambo ry'Imana rirarikira umukristo agomba kubaho
ese twabona fondasiyo muri byanditswe byera? Yego, reka turebe ko mu byanditswe byera dushobora kubonamo amasomo ashobora kudufasha gusobanukirwa n'icyo Imana iba yiteze ku muntu witwa ko yiyeguriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mu Efeso igice cya 4 ku murongo wa 17 kugeza 31 mwaranditse ngo, nicyo gituma mvuga ibi, ndabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo. Byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana, kandi babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, bakora iby'isoni nke, byose bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mucyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanwe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimukabererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha, kandi ntimuteze agahinda Mwuka Wera w'Imana wabashiriyeho kubabera ikimenyetso, kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Ese amagambo ntiyumvikana? Ese amagambo ntashizeho urufatiro rw'iyi ngingo twaganiraga? Iri jambo riragaragaza imibereho y'umuntu wahindutse, n'icyo asabwa nuko agomba kubaho. Nibyo koko ntabwo imirimo yacu ari iduhesha ubugingo buhoraho, ariko nanone iyo mirimo igomba kuzaboneka tukimara kugera muri Yesu Kristo. Hari imirimo twagenewe gukora tugeze muri Yesu Kristo, kandi Kristo niwe utanga imbaraga zo kubisohoza. Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ikora iki? Ihesha uwizeye wese kugira gute? Gukizwa. Ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizeye wese gukizwa. Ese ubwo butumwa bwiza ntabwo wowe bwakugezeho ngo buguhe iyo mbaraga igushoboza kunesha? Iyo umukristo akomeje kubaho imibereho yabagaho kera n'umupagani, nk'uko tubibonye hano mu magambo ya Pawulo, mu by'ukuri bari gusebya Imana, bavuga ko Imana ntakishoboye. Imana ntishobora kumutandukanya n'ibyaha bye, Imana ntishobora kumutandukanya n'igomwa n'uburakari n'agasuzuguro n'ubusambanyi n'iby'isoni nke n'ibindi byose. Muzabibona ni imibereho yamaze kumenyerwa yuko abantu biberaho imibereho y'icyaha kandi bitwa ko bahindutse. Aho ugera ugasanga abantu aho bari bateraniye baravuga amagambo y'urukozasoni, amagambo akojeje isoni, baravuga amagambo umuntu adashobora gutinyuka kuvugira mu iteraniro ry'abantu, ariko akayavuga atinyutse bitewe n'abantu arimo. Nyamara abo bantu arimo yagombye kubabera urugero rwiza, niba koko yeguriye Yesu Kristo, bakamenya yuko yahindutse. Abandi ni abakristo ariko ni abanywi b'inzoga. Tujya tubibona abantu bitwa ngo ni abakristo b'abakobwa bagenda bambaye ubusa mu muhanda, bakajya mu rusengero bambaye ubusa. Ibyo ni ibintu utashobora gusobanura. Ese koko bamenye Kristo cyangwa barayamwiyitirira ariko ntibamuzi? Icyo ni ikintu tugomba kumenya, kuko iri somo nicyo riri kuvuga. Mwebwe ntabwo mwize Kristo mucyo, niko twabonye hano. Ntabwo mwize Kristo mucyo, ahubwo mwize Kristo ushobora guhindura imibereho yanyu. Hari imibereho y'abari muri Kristo Yesu, kandi iyo mibereho niyo Imana yifuza ko tugaragaza igihe twamaje kubona ubugingo buhoraho. Umubatizo nicyo usobanuye. Umubatizo, batizo bisobanuye kwinika umuntu. Niyo mpamvu umuntu abatizwa mu mazi menshi, bisobanuye ngo apfanye na Kristo, azukanye nawe. Apfuye ku byaha, kuko we mu gupfa kwe ntabwo aba apfuye byo gupfa ngo abure umwuka ahumeke, oya, ahubwo aba apfuye ku cyo bita icyaha, hanyuma akazukira ubuzima bushya. Kandi nanone ubu Kristo tubyita ubuzima bushya, kuko ari ubuzima bwa kera, hari n'ubuzima bushyashya. Ariko iyo mu by'ukuri utagaragaza imibereho ihindutse kandi witwa ko yeguriye Kristo, nta buzima bushya buba bugaragara kuri wowe, ubu ukibere muri bwa buzima bwa kera. Kandi nyine ubwo buzima bwo kwifuza bw'icyaha n'ibindi byose nibyo ngo bihenebereza abantu mu byaha no mu rupfu rw'iteka ryose. Rero
imibereho yawe muri Kristo Yesu ni imibereho mishya, kandi icyo nagusaba ni uko wagira iyo mibereho ibonerwa muri Yesu Kristo. Ni iki rero cyadushoboza kugira iyo mibereho mishya? Yesu Kristo, nk'uko nahoze mbivuga, niwe wenyine ushobora gutuma iyo mibereho ihari. Ndi muri Kristo mfite imibereho mishya, ndi icyarimwe gishya. Ntari kumwe na Kristo, ndi uwo muri kamere, ndi wa wundi muri munyabyaha. Ari no mpamvu umukristo asabwa guhora muri Kristo. Yesu avuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite, ngo nk'uko igiti ishami ridashobora kubaho ritari ku giti, niko namwe mudashobora kubaho mutari kuri njye. Yesu aravuga ati ni njye muzabibu w'ukuri. Urugendo rwa gikristo rugizwe n'ibintu bibiri. Hari icyo bita gutsindishirizwa, ari cyo gikorwa Yesu yadukoreye ku musaraba ubwo yapfaga. Hari n'igikorwa cyitwa kwezwa, ari cyo cyitwa gutunganwa igihe dukomeje kubaho tukimara kwiyegurira Yesu Kristo. Icyo gikorwa cyo kwezwa nicyo Imana iduheramo imbaraga zo guhinduka ibyaremwe bishya. Rero nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ko ugomba kubyaza amahirwe icyo gikorwa cyo kwezwa, ukezwa nk'uko Imana ibishaka. Hano haranditswe ngo imibereho ya gikristo ihora ari urugendo rujya mbere. Yesu areza kandi aboneza ubwoko bwe, kandi iyo ishusho ye barabagiraniyemo rwose, baba indakemwa n'intungane, maze bakaba bateguriwe kujyanwa mu ijuru. Ntakagire abibeshya bizera yuko Imana izababarira ikabaha umugisha, kandi bakomeza kwica kimwe mu byo ibasaba kuzuza. Imana hari ikikwitezeho. Ikwiteze ko ugomba kuba uri mu urugendo rutangirana nuko wiyeguriye Yesu Kristo, kandi rugasoza upfuye cyangwa se uhawe ubugingo buhoraho. Urwo rugendo rugomba guhoraho, ntabwo rukorwa uyu munsi ngo ejo ube warwihoreye. Ni urugendo ruhoraho. Reka dusome muri Tito 2 umurongo wa 11 kugeza wa 14 avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzana abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ese aya magambo si meza cyane? Nawe urumva ko aya magambo afite ikintu atubwira ku bintu bigendanye n'imibereho ya gikristo. Nibyo kuko twahawe ubuntu, ndetse agakiza twakaboneye ubuntu, ariko ubwo buntu butwigisha kureka kutubaha Imana, butwigisha kureka iby'isi, butwigisha gutandukana n'ingeso mbi, buratwigisha. Kandi hano bavuzemo ikintu, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ariko kuzaboneka kwa Yesu Kristo, we witangiye kugira ngo atweze yeze abantu be. Uwo murimo wo kwezwa rero, wo gutunganya, wo kugira wo gutanga ubuzima bushya, wo kugira ikintu gishyashya, kuko nicyo bisobanuye. Uwo murimo ugomba gukorerwa umuntu wese wiyeguriye Yesu Kristo, ku buryo abamureba bose babona ko uyu muntu yahindutse. Hanyuma mu Baroma 6 umurongo wa 8 kugeza wa 14 handitse ngo ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Mbega amagambo meza. Ese Pawulo ari kuvuga birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Birashoboka. Muri Kristo byose birashoboka, kandi byose bishobokera uwizeye. Byose bishobokera uwizeye. Ijambo ry'Imana rishobokera uwizeye, kuko kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Niba ushidikanya yuko ushobora kwezwa, niba ushidikanya yuko ingeso mbi zawe zishobora gukurwaho, niba ushidikanya ko ubugingo buhoraho bwa Yesu Kristo bushobora kuba ubwawe, ntabyo uzabona. Ariko nubyizera ukabiharanira, ukarwana iyo ntambara, uzabibona. Ese wakwemera kwifatanya na Yesu Kristo muri uru rugamba no muri uru rugendo, muri iyi ntambara, maze ukazabona kunesha kw'iteka ryose? None se ubukristo bwaba bumaze iki? Ese ubukristo ryaba ari izina twitirirwa gusa, ariko bitagira icyo bikora ku mibereho yacu? Nawe byibaze, mukristo unyumva byibaze. Kandi nawe utaraba umukristo ushobora kumva ubu butumwa, urararikirwa kugira ngo wemere ibi bintu, kuko ibi ni ibintu by'agaciro k'iteka ryose. Ndabizi yuko abantu benshi baba ari abasambanyi, ku buryo bifuza no gutandukana n'izo ngeso bikabananira. Abandi baba ari abarozi, abandi ari abanyegomwa, abanyagasuzuguro. Ibyo byaha biba byiganje mu bantu bagiye batandukanye.
ariko Yesu Kristo atanga ubuzima bushya, atanga ubugingo. Ndakubwira yuko ibintu bishobora guhinduka iwawe, ibintu bishobora guhinduka muri sosiyete, ukaba undi muntu, abantu bakakwibazaho ibintu byinshi. Ubwo buzima bonerwa muri Yesu Kristo nibwo nkwifuriza. Kandi abamaje kwegurira Yesu Kristo, namwe mumenye yuko imbaraga mwakira atari yo gupfushwa ubusa, ahubwo murasaba gukomeza guhanga amaso Yesu Kristo kugira ngo abe ubushobozi bwo kureflegita, bwo kugaragaza ishusho ye nyakuri, mugaragariza abatuye isi. Muri umucyo w'isi, itabaza riri ku mpinga y'umusozi ntabwo ribasha kwihishira. Icyo nicyo kigeranyo mwahawe bantu mweguriye Yesu Kristo. Uyu munsi Yesu Kristo arabakeneye kugira ngo mumugaragarize iyi si, mugaragaze ko ubuzima bushya bwatanzwe. Mbigusabiye cyangwa se mbibasabiye mu izina rya Yesu, amen.